Mbanje kuguha ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare, dore ko kuri uyu munsi wa none tugiye kwibanda ku witwa Vestine na Dorcas, ndetse tugaruka ku gitaramo bakoreye hariya muri stade Ubworoherane hariya i Musanze. Abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, bavuga ko batigeze banyurwa ku kuntu babonye Vestine na Dorcas, uburyo bigaragaje, uburyo bari bambaye imyenda ibafashe mu by'ukuri. Ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Guys, mbere y'uko iki kiganiro gikomeza, reka mbanze niyegiskize bitewe n'uko Vestine na Dorcas nabonye umuntu abavugaho kabisa, mugatangira mukabifata uko bitari, bitewe n'ibyo umuntu aba yabonye. Dore ko ahanini bafite abakunzi bagiye batandukanye benshi, by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no hanze y'u Rwanda. Hari abantu benshi mu by'ukuri bakunda bano bakobwa. So rero biri kugenda bivugwa ni ukuntu Vestine na Dorcas bagaragaye hano muri stade Ubworoherane ubwo bakoraga igitaramo, ndetse baririmbira abantu bari bitabiriye Expo yari yahabereye hariya i Musanze, ndetse navuga ko byari ibintu byiza cyane, dore ko bano bana ahantu bagiye kubyinira usanga, cyangwa se ahantu bagiye kuririmbira usanga kabisa bahatwitse, bitewe n'uko bagiye bafite indirimbo zigiye zitandukanye zikundwa n'abantu benshi by'umwihariko. So twihuse cyane rero, mbanje kuguha ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment, ni amakuru y'ibyamamare tugarukaho umunsi ku wundi, kandi tugenda tuvuga ku ngingo zigiye zitandukanye, tuzisobanura cyane cyane biba biri kugenda bivugwa hirya no hino, ariko birebana n'abasitari bo hano mu Rwanda cyane cyane. So Vestine na Dorcas rero, nk'abakunze mu itsinda n'ubundi rya Vestine na Dorcas, bazamukira muri label yitwa MIE Empire, ndetse iyo label niyo yabakujije kugeza n'ubu ngubu, niyo ikibafasha ikibasunika. Ngira ngo murabyibuka ko basapotingwaga, cyangwa se n'ubu bagisapotingwa n'uwo bita M Irene, ari ubafasha mu mirimo yabo ya buri munsi, ibyo bagenda bakora byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino. N'uyu M Irene uba ufitemo uruhare cyane, ariko iki gitaramo navuga ko ari igitaramo cyatumye abantu bavuga, abantu bavuze cyane. Buri ni igitaramo kimaze nk'ibyumweru bibiri kibaye, ariko uri kureba kuri uyu munsi nibwo bitangiye kuvugwa cyane, abantu benshi bakomeza bagenda babigarukaho, bibaza ukuntu Vestine na Dorcas babyinnye bambaye utwenda tubafashe rwose, aho bavugaga ko no gutera intambwe byari ikibazo, ukabona bari kubyina birinaga hejuru, nyine ubona ko imyenda yabo ibafashe cyane kandi babangamiye mu mibyinire yabo. Ngira ngo murabizi ko bagiye bafite indirimbo zibyinitse nka Emmanuel n'izindi zigiye zitandukanye. Indirimbo yitwa Yebo, ni indirimbo ushobora kugeraho nk'umuntu uri kuririmba, kwihangana nyine, ngo ntubyine ntibikunde, ntago byakunda, bitewe n'uko ari indirimbo nziza, kandi uba ushaka kuvayibinga ngo wereke n'abantu nyine ko ari indirimbo nziza, nyine kugira ngo bajye muri mood yo kuguruka, ngira ngo muri kubyumva. So rero bakizigeraho barabyinnye karahava, ariko ukabona ko imbogamizi yabaye imyenda yabo, ubona ko ari imyenda ibafashe mu by'ukuri. Ndetse abantu benshi bakomeje kugenda babinenga, bagaruka ku myambarire y'aba bakobwa babiri bombi, ubona ko atari ibintu kabisa byanejeje abakunzi be bari hariya muri ya stade. Ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bajujura, bavuga ko rwose kuririmba unabyina wambaye utuntu tugufi kuriya babizi mu kabari, nta handi hantu babizi. Bakavuga bati rero nimba ari ibi ngibi byarutwa bakajya bajya kwibyinira mu kabari. Ariko nyine kugereranya aba bana n'utubari nabyo ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byiza, bitewe n'uko wenda reba nk'iyi komenti, ngira ngo uri kuyibona imbere kuri screen. Uyu nguyu yaranditse ngo nubwo ntacyo nshinzwe, ariko sinishimiye gupafominga hano kuri Vestine na Dorcas. Abantu nyine ntabwo babyishimiye, barebaga ukuntu bari kubyina, imyenda yabo igaragaza ikimero, ukabona ko atari ibintu byiza. Iyi komenti iyo nyisomye rwose baragaciye, reka mvuge ngo baragaciye. Ni ibintu kabisa bitishimiwe n'abantu benshi imbere y'imbaga nyamwinshi, wambaye imifu. Guys, iyi komenti ntabwo nayisoma, ni komenti nyine irimo ukuri kwinshi, igaragaza kabisa ko batishimiye Vestine na Dorcas kubabona baririmba bambaye kuriya. Bakavuga ko nyine ari abantu bakorera Imana, bagakwiye kuza bambaye nyine nk'abantu bakorera Imana,
batari bakwiye nyine kuza bameze ngo nk'abantu bameze nyine nk'abagiye kuririmba mu kabari nk'uko nyine benshi bakomeje kugenda babivuga. Gusa ngarutse kuri aba bana b'abakobwa bacu bazi kuririmba bafite impano idasanzwe mbagarutseho, wenda ngize ikintu mbivugaho, mvuye kuri komenti abantu bagiye batera hirya no hino kuri za X ndetse no kuri za Instagram cyane cyane bagenda babigarukaho bavuga ibintu bigiye bitandukanye kuri aba bana bacu kabisa. Icyo nabavugaho ni uko Vestine na Dorcas ni urubyiruko, tujye twemera ni urubyiruko, ni abana navuga ngo nubwo wenda bagize ubwamamare babugize bakiri batoya ndetse bakamamara mu rwego rwo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, ariko ntitwibagirwe ko ari urubyiruko, hari ibintu baba bakwiye kwenjoyinga, ibyo byo ntitukajye tubyirengagiza. Buriya umuntu numva ko aba akwiye kuba we, nimba barishimiye kuba bakambara imyenda nk'iyi ngiyi, ntabwo numva ko iyo ugiye gusenga cyangwa se ugiye gushima Imana uba ugiye gusenga imyenda umuntu yambaye, nimba koko nawe uba wumva ijambo ry'Imana rigufashe ku mutima cyangwa se rikuriho ari ryo ugiye kumva, ntabwo wakagiye nyine ugiye kureba imyenda y'umuntu, cyane cyane ko n'iyi myenda bari bambaye nk'uko uri bireba, usibye igikabyo cyinshi wenda ngo iri kugaragaza ikimero n'iki, ariko uri kubona ko ari imyenda byibuza igera munsi y'amavi. Buriya imyenda mibi navuga ko ari imyenda iba igaragaza amatako, ariko urabona ko byibuza iyi ngiyi iri kugera munsi y'amavi, ntabwo wavuga ngo ni mibi cyane, ntabwo ari mibi pe. Ni uko ari abantu nyine bazana inkuru zabo bakabishyushya bikaba birebire cyane, ariko gusa urabona ko harimo akantu kuko yagaragazaga amataye n'iki, ukabona ko nyine atari ibintu abantu benshi bishimiye, ubona ko kubyina kabisa byari byabaye ikibazo. Wenda niba bafite ukuntu babikosora, bagera gutya bakabikosora, ntibazongere kuza wenda imbere y'abantu wenda bambaye gutya, utu twenda bakajya batwambarira iwabo cyangwa se bagiye no gutembera ahantu runaka, atari kuvuga ngo baje muri concert nyine nk'uku nguku. Urabona ko ari ibintu byatumye abantu benshi babibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So nta bindi birenze rero nje kukubwira, kwari kugutangariza ibintu nk'ibi ngibi biba bikomeza kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Abantu benshi nabonye babitanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibiri negative, bameze nk'aho bari gusenya, bagaragaza yuko Irene ashobora kuba yarabaretse atakibagira inama nyine nka mbere nk'uko wenda yabikoraga, kuko henshi bakundaga kujya kuririmba bagendaga bambaye udukanzu dusa cyangwa se tudoze muri mode imwe, ukabona ko byari byiza. None aha ngaha baje bambaye ariya majipo, urabona ko ari ibintu kabisa bitari byiza, ni ibintu navuga ngo byabasebeje, reka mvuge gutyo. So mukomeze mugire ibihe byiza rero, reka duhure no mu bindi biganiro byacu. Nimba uri tayari rero ukanda subscribe kugira ngo ujye ugezweho amakuru yose aba ari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane mu basitari uba wikundira. So ngayo nguko.